Muraho, reka duhere ku mibare naho icyatumye leta ihaguruka ikarwanya bino bikorwa cyangwa se aya madini atemewe byo turaza kubisorezaho, gusa ni agahomamunwa. Imisigiti n'amadini n'amatorero leta irabyirukaho ikabifunga amadini yose atujuje ibisabwa. Gusa intara y'Iburasirazuba iri guhiga izindi ntara zose mu kugira amadini menshi. Ntago mbizi wenda niba ariho hataba ibyaha byinshi bitewe n'uko haba amadini menshi. Ariko mu madini amaze kubarurwa ageze mu 4154 agera mu 2040 yose amaze gufungwa. Birashoboka wenda n'iryawe ko ryaba ririmo. Urumva ko nyine amadini 4000 n'amatorero cyangwa se imisigiti 4154 2040 yose amaze gufungwa. Ni hafi kimwe cya kabiri cyangwa se kikaba kinarenga. Aho kandi Iburasirazuba ntago hari amadini gusa, hari n'imyobo abantu basengeramo, abanyamasengesho bajyamo bita ubuvumo. Iburasirazuba hari imyobo cyangwa se hari ubuvumo bugera mu 427. Ubwo buvumo bwose leta yabuhagaritse, yabufunze. Umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba Rubangisa Prudence arasobanura ko intara y'Iburasirazuba igomba gukora igishoboka cyose abasenga bagakurikiza amabwiriza n'amategeko byose bigenwa na leta. Arayihanangiriza abantu basengera mu buvumo ndetse no mu zindi nsengero ahantu hatemewe ko bagomba gukurikiza ibisabwa byose leta yagennye kugira ngo babashe gusengera mu nsengero. Reka tunyarukire hano mu mujyi wa Kigali ahangaha dutuye. Mu mujyi wa Kigali ho insengero zigeze muri 783 zimaze gufungwa. Ubwo izo ni insengero zitujuje ibisabwa bavuga ndetse n'impamvu bari kuzifunga zindi turaza kuyivuga mu kanya twabivuze. No kuvuga ngo rero i Kigali ntago haba izo nsengero gusa, ahubwo hari n'ahantu abantu bajya gusengera bita mu butayu. I Kigali habarurwa ko hari ubutayu bugeze muri 18. Ubwo bwose nabwo bwamaze gufungwa kuko ubutayu ntibwemewe n'inzoka zavaho zibaririra yo. Nkuko mubyumvise rero intara y'Iburasirazuba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda niyo iyoboye mu gusenga, ifite insengero nyinshi bivuze ko ifite n'abasenga benshi. Ntago tubizi nkuko twabivuze niba wenda n'ibyaha ari bike kubera ko abasenga ari benshi. Bikurikijwe nuko uhazi ushobora gutera comment ukatubwira niba nta n'ibyaha bihaba. Twe ntago tuhazi, turi kugendera ku mibare. Mu ntara y'Amajyepfo ntago habashije kuboneka imibare wenda y'insengero zose ziriyo, ariko hamaze gufungwa insengero zigeze kuri 582. Ibi ngibi aya makuru twayahawe umuyobozi w'intara y'Amajyepfo bamwita Kayitesi Alice, avuga ko insengero zigeze muri 582 zose zimaze gufungwa. Izo ni insengero zitujuje bya bisabwa tugiye kuvuga mu kanya. Mu ntara y'Amajyaruguru noneho, intara y'Amajyaruguru hamaze gufungwa insengero nazo zitari nkeya cyane kuko insengero zigeze mu 1253 zose zimaze gufungwa. Insengero zigeze mu 1253 zimaze gufungwa. Aho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Mu turere tugiye dutandukanye harimo za Musanze ndetse n'ahandi zimaze gufungwa rwose. Iburengerazuba rero ibarura rirakomeje, ariko imibare yaho ntago irabasha kugaragara kubera ko ntago barayitangaza, gusa baracyakomeje kugenzura. Ni imibare dutanze hano ntago twavuga ngo birarangiye, oya, biracyakomeje. N'urwo usengamo nawe ubwawe wajya kumva ngo rurahagaze bitewe n'uko rutujuje ibisabwa. No kuvuga ngo rero umuyobozi wa RGB yakomeje nyine kwifashisha ababishinzwe cyangwa se abamufasha kugira ngo bakore igenzura barebe izi nsengero zose mu gihugu n'ubu butayu n'ubu buvumo n'imyobo n'iki basengeramo babice. Bagomba kubikuraho hagasigara izujuje ibisabwa. Ibyo bisabwa rero ni ibihe? Mbere na mbere uyobora urusengero, ubwo ni pasiteri cyangwa se bariya bose bagira uruhare mu kuyobora urusengero muzi, bagomba kuba nibura uhagarariye urusengero cyangwa uruyobora agomba kuba nibura afite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Ubwo ni diplome. Kandi murabizi hari insengero rwose ziri mu makaritsiye yacu ziyoborwa n'abantu batanize primaire, murabizi neza cyane. Ikindi kintu gikomeye cyane noneho kiri kugora rero abantu cyangwa se kiri kugora insengero nicyo bita ibikoresho cyangwa se imiterere, imyubakire y'urusengero. Urusengero rugomba kuba rupavomye ndetse no hanze yarwo, imbere no hanze.
urusengero rugomba kuba rufite ibikoresho bituma amajwi yo mu rusengero adasakuriza abantu bo hanze, adasohoka mu rusengero. Icyo kintu kirakomeye cyane. Rugomba kuba rufite ibikoresho bituma amajwi yo mu rusengero adasohoka mu rusengero ngo asakurize abantu bo hanze. Rugomba kuba rufite ikibanza kinini ndetse n'ibindi byinshi bari kugenda bitaho. Ni ukuvuga ngo rero ibyo biri kugora abantu cyane. Abantu rero basengera mu butayu, mu buvumo, bari gusengera ahantu hari risike, ahantu bashobora guhura n'ibibazo, abantu bakajya mu mwobo, ahantu inzoka yagusangamo ikakuruma, wa mwobo ushobora kuriduka ukakugwaho. Ibyo byose guverinoma ntibishaka. Niyo mpamvu bari kugenda kuri izo nsengero zose mu butayu ndetse n'ahantu basengera muri ibyo bibazo nk'ibyo, insengero bakazihagarika. Niba rero uzi ko urusengero usengeramo rutujuje ibi bisabwa cyangwa wigira mu buvumo n'ahandi, wumve ngo uri kunyuranya n'amategeko ya leta ishaka. Ariko kandi bavandimwe, erega urusengero rwiza ni umutima w'umuntu. Ibyo ngibyo muranabizi neza, na Bibiliya irabivuga. Insengero nziza ni mu mutima w'umuntu. Ndabashimiye, mukore subscribe ku Dushya Kingdom kugira ngo inkuru nk'izi ndetse n'izindi zose nziza ntizikabacike. Ciao ciao, nitwa Eric Radu, sindoga, siniba, sinabura kandi namwe ntibikabe. Ibihe byiza.